wamuza nkayago nkamuhobera cyangwa karabaye mbishyize hanze bana ufiringe nk'uburyo burimo guhobera yago muri kumwe ubisiko bivuze nkumva biri kuba bivuga no kuvuga n'izina rye ariko unarivuga ufiringe yago nuko ndamukunda cyane kuryana kubera umugabo aho ati tuyenye bite nkugira umugore direct akanya tubyemera nihuse ngagira ikintu ubwira yago rero yago ndagukunda nifuza kuzahura nawe rimwe nkaguhobera nk'iminota nka 30 muri kure ituma akabeza ahangaha none yewe data none se baby urabizi ko mwitinda yawe cyo nta kuntu twazajya mu rugo tukayereka ababyeyi ko nangu twitiye hani urabizi ndagukunda ariko sitekereza nibwo tugisoza kwiga se twahita tugenda mu rugo nta n'umwe urabona akazi izi 40 baduhaga ku kwezi twarazikombi wenda bivama mbuto y'umugisha agiye konekamo akana reka turi kukarera ubukwe buzavuga nyuma ni byiza wenda twazamenyesha mu rugo ko twite mama wawe numva azabyakira ate kubera ko nkunda nanda bizazabyakira ako nubwo dukennye twabibabwira ndankunda Legacy TV hanga turi kumwe na couple nziza cyane mubona bambaye neza imikara bose umukobwa useka neza inzobe kabisa ari kumwe n'umusheri we boyfriend we wambaye neza yino bagenda baterana dutoma kabisa bavuga ati bebe ndagukunda ati sheri ndagukunda kabisa uri mwiza cyane ubona ko ni ibintu biryoshye cyane kabisa anga tugiye kuganira ku bibazo bitandukanye cyangwa se ku bitandukanye muri sinema nyarwanda kuri sinema kuvuga ngo sinema ishobora kuva mu ntara gute sinema ikaba yatera imbere ikagera muri Kigali bakamenyekana cyangwa se umuntu akundana n'umukobwa akundana n'umuhungu bakaba bashobora kumarana muri ghetto igihe cy'ukwezi ese umuntu yaba yarabaye umugore cyangwa yabakira boyfriend cyangwa se girlfriend so reka tugende twiganire ku couple nziza cyane anga muri kubona this is Legacy TV. Yo, that's your boy P Onika Swez. Iyi ni Legacy TV anga kuri Legend Hotel. Nkomeza gushima ko subscribe kuri Legacy TV uherereye mu ntara y'Amajyaruguru Amajyepfo y'Iburengerazuba y'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Nshimira diaspora abari muri Amerika, Asia, Australia, Europe n'abari mu bihugu bya Afrika mwese muri ingenzi. Imana ikomeze bandebera icyoroshye kandi bahumugisha. Ahanga turi kuri Legacy Legend. Ahanga turi kuri Legend Hotel uko nabibabwiye. Ukeneye ibyumba by'inama ahantu ho gukorera ubukwe, ukeneye aho kurara Legend Hotel kabisa ari gukora cyane ahanga iri Kacyiru imbere ya polisi. Ahanga turi kumwe n'ikizungerezi cyiza kabisa umukobwa w'inzobe wambaye neza umweru n'umukara n'undi mugabo umeze neza fresh cyane utwanwa twiza n'ikundira urumva n'agakoti keza cyane kabisa reka ntagire mbasuza jangu amakuru y'iminsi makuru ni meza turashima Allah subhanahu Nyagasani turashima Nyagasani utubeshejeho uturinze amakuru y'iminsi makuru ni muri rusange navaka ari meza ni meza bebe umeze kese meze bo ibintu biracamo ko kantu uvuze ntago ari keza akantu ka bebe bakize bose ngo bebe kanyicisha bebe nakitaba kujaza uwo kanyicisha ya gugu amakuru y'iminsi ko ngo heruka turi Musanze turimo turashyingura umubyeyi wacu Maneke yarameze ate makuru y'iminsi ubundi makuru yari meza Maneke umubyeyi wanjye yaratabarutse atabaruka mu mahoro yari umukinnyi mwiza muri sinema nyarwanda uyu munsi wa none ntabwo tukimufite ntabwo turi kumwe nawe yaratabarutse urugendo rwe nava ko rwararangiye ariko muri sinema rwo urugendo rwe ruracyakomeje ukomeje no kuvuga ngo urugendo rwe muri sinema Maneke ruracyakomeje katwe tuzi ko yatabarutse yitabye Imana ese ushatse kuvuga ko ntuza season ya 3 y'ikiro cy'urukundo Maneke azabagaragaramo Maneke azabagaragaramo uri nta mwacteur upfa umwacteur arakomeza acting arakomeza abakunze Maneke muzakomeza mumubone mu buryo butandukanye akina se umukobwa yana amazi bamuguriye cyangwa ni rikeri wana ariko nasa neza cyane n'agafanta icyo nicyo ntago ari fanta ashobora kuba aheruka kunywa fanta cyane fanta akiri umunyeshuri ariko mbiswe abivuze agafanta oheruka agafanta ryari niba ariyo wallahi ni fanta ndi kunywa oheruka ryari na nejo ndarayinyweye ejo bundi
Okay, ubwo dukomeje kuri umukobwa mwiza ngandi mo kwirebera njyewe. Mbere na mbere cyangwa se mbere tukibona ujya mu itangazamakuru waba uri kumwe n'umukobwa Chelsea wavuga ko agomba kuzaba perezida w'u Burundi cyangwa se presidente mu gifaransa kizima, ubu ngubu turi kubona n'undi mwari noneho nawe nibamurusha nibabanganya ubwiza simbizi. Ese ubundi Chelsea byagenze ite kuko atari murimo gutembera? Murakoze. Mbere na mbere ndangira ngo manze ngira abantu baduteze amatwi bambonyeho bwa mbere kuri Legacy TV. Nitwa Gugu cyangwa se mitaja Gugu, ndi umuyobozi wa filime Ikiro cy'urukundo, Silent Killer, Darkness of Christmas, na filime nshya bagiye kubona mu minsi iri imbere yitwa Our Heaven. Zose ni filime zikinirwa mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, ariko by'umwihariko hatarimo abakinnyi bo mu karere ka Musanze gusa. Dufitemo umwari urabona yambaye akantu ko muri Kongo, Masisi, Goma, tukagiramo umurundi kazi Cece, tukagiramo n'undi murundi kazi yitwa Cleo ngiye kubona mu minsi iri imbere. Ukunda abarundi kazi, wagiye ukunda abanyarwanda kazi ko naba ari beza. Uzambera umugore we namaze kubisinyira. Oya cyane cyo sore umugabo sinamya kuri type yiwe. Twari tumaze iminsi mubona Cece. Chelsea yari umushuti wanjye mu buzima bwa filime. Nibyo ko yari afite inzozi zo kuza perezida w'u Burundi, niyo umunsi wa none aracyazifite, ntabwo icyerekezo cyahindutse. Niyo munsi turacyari kumwe uretse ko ari mu masomo, niyo mpamvu nahisemo kwitwaza murumuna we. Uyu ni nka murumuna we muri sinema kuko Cece ayimazemo igihe kinini, ngo nibwo ari kwinjiramo. Rero ni icyuma gishya tuzanye kugira ngo gitangire inkuru y'ukiruyo ugitangira kuza mu bundi. Ese nta kintu mwapfuye muracyari kumwe, azakomeza agaragara mu kiriro cy'urukundo cyangwa Chelsea? Nta kintu twapfuye, nta n'icyo tuzapfa, nta n'ikizabaho, ahubwo nuko igihe cyose mba ngomba nzana impano cyari kandi zigaragara. Urumva Chelsea amaze gukura, ubu yakwizana hano. Ubu rero nagomba kuzana umwana utangiye gucuka, Chelsea ari gucuka, reka nzana undi mwana nawe atangire yonke afate cyari kwibera cyane. Ibere aryo awe buriye nako uzarebe ngendana n'abakobwa baseka neza. Uzare Chelsea ko naseka, uzare Chelsea ko naseka, rero ngo asetse ihebuje. Ubwo hari akantu kuvuga kamera ngo gatarutse ukuntu akantu kuvuga ngo kugaragara mu kiriro cy'urukundo kwa Chelsea. Chelsea azakomeza agaragaremo season 3 episode ya mbere Chelsea muzamubona, season 3 episode ya kabiri Chelsea muzamubona na maneke, season gutyo. Gusa muzabonamo n'undi mugabo wa maneke mutari muzi, akaba ari se wa Afia, akazaba ari inshoreke uramaneka abantu batari babizi. Umugabo yari yarabyaye ahandi kuko umugabo yakuriye mu Burundi, nawe umugabo nawe no azaza akorera mu Rwanda, akorera ni Burundi. Ngo yari inshoreke. Ako twira twibanza mu magambo hano ubwo tuzi n'ikizunye turi kumwe cyitwa nde? Ubundi yitwa Annette. Annette ni izina ry'ababyeyi cyangwa ni iryo ufite anga muri filime? Ni iryo mfite muri filime. Iryo ufite muri filime. Ababyeyi bakwize ngiki? Uwase Redemptor. Ufite mushiki wanjye yitwa Redemptor. Ikibazo nuko bari igikara. Redemptor, uyu munsi byakira ute kuri kumwe na Gugu ahangaha, akaba ariho yahisemo kuvuga ngo reka dutemberane, ariho no tujyana muri movie yo kwamamaza season yacu gatatu igiye gusohoka? Ni iby'agaciro cyane ko yamisemo, ukangiriye icyizere. Kugira icyizere. Ushobora kujya mu biro ukavuga uti uriya nuko yabonye ninjye mukobwa mwiza muri baba bose dukinana. Gugu byo ntago abigira. Ese ntareba abakobwa beza gusa ko yaguye sura. Ntabwo makanye ngo ntareba abakobwa beza arabazi n'abarabazi, ariko byo ntago abigira mu kazi. No muri timu nta mukobwa mubi dufite. Nta nuwo kwanza wabona. Suze umugore wawe. Tubaye abagore bangaye. Abagore basiramu bemera abagore benshi. Hano batuga muri ijana. Jagu. Nuko icyo yise mane tukavutireka abari dukorana ntuza movement yanjye muri Kigali. Ntago ari Annette gusa, ahubwo twatangiye team marketing season ya gatatu. Ababonye filime Ikiro cy'urukundo season ya mbere bakabona season ya kabiri, bagiye kubona ntago bazabona amasura mashya menshi kuko ubu dufitemo tukote agiye kugaragara muri filime yitwa Rugamba. Isi yamwise Rugamba gukora ko nyine ngo
ngo ni urugamba Tom yantomoye ngo data yanyise Rugamba ngo kuko bazabyumva kubera nzatunga bakobwa urumva oya ni umutoma musaza afite umutoma yamuteye imitoma bigeze ahamera nk'akaragi araceceka utangira kumenya ngo wibageza kuri buri filime yes ureba filime rero season ya 3 azaba areba filime none itandukanye n'ibyo yabonye muri season ya mbere. Season ya mbere nari ndi kwiga, season ya kabiri nari ndi kwiga, season ya 3 noneho nzanya masters ikibuga ndagifite. Mugiye kubona ntabwo dukeneye ko aba bana bagaragara mu kiriro cy'urukundo gusa, dukeneye ko bazamuka bakaza ku mafilime akinirwa i Kigali, bakagaragara mu mafilime akinirwa nyina kuri televiziyo Rwanda. Nta kindi nuko ubwo bafite kwibrandinga mukabamenya mukabamenyekanisha, ejo akaza muri Kigali avuga ati ngiye kwibrandinga branding talent yanjye, kuko abafite impano muri iki gihugu ni benshi agafite uburyo bwo kuzigaragaza. Uzasanga ari nayo mpamvu dufite abakinyi bakeya, ukazasanga bano ba Asia, ba Papa Sava, ba Tukote bari kugaruka mu mafilime menshi cyane bitewe niki dufite za mpano zikiri hasi taragira gute utabona ko zibranding. So utubwiye ko harimo Tukote kandi mbere ntiyari arimo, ese no kuwe cyo mu bakinnyi bose bakina filime hanga mu Rwanda ari Tukote wahisemo ko niwe nakoresha? No kuvuga ngo target yanjye muri sinema nyarwanda ubona urwego Chelsea amaze kugeraho, urwego hafi yamaze kugeraho, hafi ari muri filime kugaragaramo Bandimbati na ba Ketchup, James ari muri filime iri gukinwamo Bandimbati na ba Ketchup, n'abanyabitana abanyagitariro, mfitemo abakinnyi bageze kuri 5 nazaba harimo. Bivuze ngo niba dufasha abantu 5 mu gihe kitageze ku mwaka tukabashobora bakabageze kuri urwo rwego. Uyu munsi wa none nta mustari numwe kiragiye twari dufitemo. Uno byari bigeza kugira ngo season ya 3 tuzanemo umuntu ufite maturité muri sinema nyarwanda, afatanye natwe muri ya maturité tumaze kugira. None dore z'abanyarwanda ikintu kigize gute gikwiriye apana kumera nk'abantu bari kujabirira mu bintu tutazi, kuko birumvikana Tukota yatangiye 2007 sinema nyarwanda, naza kicara muri babana kicara nakavuga ati natangiye 2007 mwe mukoze umwaka umwe mwe gushaka inyungu z'ijoro rimwe, ahubwo mwihangane mu surviving muhasoringe muzagere kure nyuma y'imyaka 10. Uyu munsi wanone tumenya Rufonsina nk'umukinnyi wa filime yatangiye 2009 ariko akoze ku mafaranga 2018 2020. Rero twamuzanye kugira ngo aba bakiri batoya bamukuriyo experience, kuko twinjizemo abandi 3 kandi tukumaze kujyama bafite experience batangiye gukina n'abastari. Ubwo batangiye kujya mu yandi mafilime, reka natwe tuzane wa muntu abantu babone ko filime atari y'abanyamusanze gusa, tutaklozinda ahubwo twaguye iki amarembo. Okay, mbere yuko dukomeza no nkomereza ku mukobwa wanjye, nyemero banze nkore mu ntoki warakoze cyane. Urakoze cyane. Bayanga ubwire gukuri agacupa k'amazi. Ndashimiye. Kuri Aneti niba urahanga cyangwa se uri mu kiro cy'urukundo, ubese ko ubwo yatemberanaga n'umukobwa ufite intumbero zo kuvuga ati ngewe nza perezida w'u Burundi, ese wo nta ntumbero wakuranye uvuga uti nge nzagera kuri iki kintu zawe kingiki? Ngewe nakuze nzaba umugore w'umujenerali. Man, Madame Generali Aneti. Madame Generali akajya mwibariza akabazo. Abajenerali benshi komana nta mujenerali ndabona munsi y'imyaka 40. Waruza mushaka tara w'umujenerali, waruza mutegereza akamanza akaba generali, waruza asanga kaporari agakura kazagera kuri generali. Yonda ari kunshaka shaje ariko ari generali. Generali umusaza w'imyaka 50 akaba ati ndahita ngenda. Ese ani izo nziza baruki zifite kandi mu kiro cy'urukundo ijamo vuba. Iherena rya ry'ugenda bonaho nako ugutwi kawe kuburyo. Ndabona amaherena ni bara 5 ni bara amaherena 3. So generali yarapfa ukwemera ugutwi kawe gutoba yuko nguko. Nta gibyo bakibigendera ari no kunyemera. Atakana akajene. Kansazo. Ufite experience mu gusazura? Aya ntayo. Ntago yabura ko mwari mwiza nk'uyu ngo. Uko nama approaching again. Agiye hore. Okay, so Aneti. Izo zizaye kuba wagira washaka n'umugore w'umujenerali. Zishwe n'iki cyangwa se uracyazifite? Aya unaze nifite ubu ngubu nifuza wenda gushaka umustar umuntu uri muri mbese mu bintu bijyanye na sinema. Okay. Sinema yijemo rero. Uje no ku umustar wumva noneho uzakubera umugabo cyangwa se ushaka n'ubuhe?
wamuza nka Yago nkamuhobera cyangwa karabaye mbishyize hanze ufiringe nk'uburyo burimo guhobera Yago muri kumwe ubwo bivuze nkumva biri bivuga no kuba kuvuga n'izina rye ariko unarivuga ufiringe Yago Yago nuko ndamukunda cyane kuryana kubera umugabo avuga ati tugende bite nkugira umugore direct akakanya tubyemera nihuse ngagira ikintu ubwira Yago rero Yago ndagukunda nifuza kuzahura nawe rimwe nkaguhobera nk'iminota nka 30 muri kure ituma akabeza ahangaha none yewe data ukugize ishyari wakabyaramo mwe poromosiyo nese ubwo Yago basi nanjye nsoma hano musanga ndayiguhaye basoma Yago tutari kumwe nanjye nsoma hano ashaka Yago benya bakobwa basigaye nk'urwaye uzarwara mu muse shaka kundi iki Yago twe tudafite ndamukunda to nk'umwihariko wamunye wose ni uwuhe Yago uzategure filime ushyiremo Cadette ukunda meza look ye physical look ye taille nuko navuga ibiranya afite byatari okay ugamenya nibura sawa waragerageje kumushakisha Yago ngo wahora nawe oya ntabyo nagerageje ariko ubu ngubu urabivuze Yago ahantu uri ahangaha uri kureba Legacy TV Aneta aragukunda kandi yifuza guhura nawe so muhamahirwe muhure urabana n'umukobwa mwiza amahirwe ugiye kuyabona mu minsi mike ndise mwana nuko wahora na Yago umusaba ikiganira no kuba mwabona umusaba urukundo ikingenzi muzahora ni iki byose nzamenya duhoye kuko akantu guga ari focusinga ari focusinga ubwe harimo kukureba ubundi si kuvuga gutyo wumva Yago muhuye ariko ikiganiro ari no kuba yakubera kumusaba urukundo ntumva wakoriye ko wifuza guhura na Yago ikingenzi cyambere nifuza ko yamana icyo kiganiro tukakijyana kuko ninjiye muri sinema ndi mushyashya akananzamura ariko icy'umwihariko cyane Yago nuguhura na Yago akanakigukora ikiganiro byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu birabaye nanjye ndaharenga gitwaza okay tuve kuri Yago twizira ahangaha no ku mpumbero zawe tugaruka ahangaha tujye muri sinema weho na Gugu mbere na mbere akomereka mbere yuko mpajya mbensuye kuri Gugu aho gatoya Gugu kugaragara muri iyi minsi uri gushora mu mafilime menshi cyane mbere na mbere ku bantu bakubona nga kuri Legacy mbere ko tugaruka ku kanange kubabaza tubwire filime urimo gukina muri iyi minsi zose uzitubwira aho ngaho dufite ikibazo cy'urukundo ni nayo filime nkuru ishingiye ku buzima bw'umwana w'imfubyi uvuka mu cyaro n'ubuzima bw'umukobwa w'umurundi ugira impuhwe nyinshi icyo ni icyambere iya kabiri ni Silent Killer ni kwa kundi uri kumwe n'umuntu akakwinjirira umwicanyi ucicetse umuntu akaza akiyandikisha imitungo ye yose buri kimwe cyose amanje kukimenya kuri wowe ebana yarangiza mwamara kubana nyuma y'umwaka umwe mugakora divorce ntihagukundaga ikintu wari ufite kuko uzabibone buno hari n'indi filime mfite muzaza kuyibona abakobwa hari abakobwa bakunda abasura bafite amafaranga waba udafite imodoka waba udafite inzu mukobwa ntimushobora gukundana abasore rero nabo buno bamenye technique genda utire imodoka genda utire ugaragaze ko iyi nzu ari yawe umukobwa mubonana ubundi ibintu byose bigende bibe fresh icyo ni n'indi filime ariko iyo nshaka kugarukaho cyane yitwa Our Heaven kubiyemo ivuga ku buzima bw'abakobwa babiri n'abahungu babiri nkuko nge n'uyu nguyu twariganye secondaire twigana na kaminuza twamara kurangiza ntidufate umwanzuro wo gusubira iwacu mu miryango twita twibanira nk'umugore n'umugabo icyo bita mariage academique tukibanira gutyo direct ntabwo bizabyitwa umugore n'umugabo bizabyitwa ko ni boyfriend na girlfriend bibanira n'abahungu babiri n'abakobwa babiri baba mu nzu imwe twava 4 in 1 ubu kumaje kantu ka girlfriend na boyfriend baba babana mu nzu imwe so reka nibarize Anita aho ngaho you ufite boyfriend wawe so as her girlfriend ukajya kumusura muri ghetto ukavayo nyuma y'ukwezi ukiri umukobwa cyangwa uri umugore uri umukobwa se gute Gugu nabidefana wavanye yiki wasuye umusore umaze ukwezi ushobora no kumara n'umwaka muri gukora iki kugira ngo umuntu yitwa umugore se niki
ariko ubwo ushobora kwitiranya umubyeyi n'umugore urabyita no reka mbibasobanurire kuba wasuye umuntu ukamaraho icyumweru ukamaraho ukwezi ukamaraho ibyumweru bitatu abo bantu bane babana mu nzu imwe ntabwo bitwa umugore n'umugabo, bitwa iki? ni girlfriend a boyfriend. aho bazajya hose bibana mu nzu, of course bararyamana, basangiye ubuzima, basangiye buri kimwe, ariko ntibari bagera kuri step yo kwitwa ngo uyu ni umugore wanjye. ane uranyuzwe? Ntago nyuze. Hanze y'u Rwanda ku myaka 15 16 kuzamura uba ufite boyfriend mu bana, ukava iwanyu ukahitamo kujya kubana nawe, ariko mutegereje kuzakora iki? Mariage. Uyu munsi wa none tuza abantu benshi cyane bakomeye no muri Rwanda bavuga ngo afite girlfriend, ariko abana bana no mu nzima, ariko ntago amwita umugabo kuko nta bukwe barakora. Shaka urugero rumwe karwa basitara hanga babana Bruce Melody nakimenye Yves na Brian. Okay, uranyuzwe? Oya, ariko Kimenyi na Muyango n'umugore n'umugabo bakoze ubukwe, ntabwo bakoze gusa barabyaranye. Uyu munsi wa none ugiye gutereta Kimenyi ntuza Muyango mukemeranya kujya mu murenge, uri umusore umeze neza, niyo wamukura kwa Kimenyi Yves ukagenda mu gitondo, nta hantu iteye kuri zajya kubariga ngo wantwariye umugore, aracyari umukobwa. Okay. Aracyari umukobwa. Tujya muri defend my point. Uyu munsi wa none tuvuge yes katwumva ritiga akamwasika kamatsiko. For example nyiraho turabyaranye babiri twe kumugira umwe babiri turabyaranye, tumaze kubyara sibyo? Okay, tubana mu nzu bisanzwe. Kiyenza nitwa iki cyawe? Uri sheri wanjye, uri girlfriend wanjye, ntabwo uri byari aba ari umugore wawe. Nyagasani. Okay, none abantu uri kutiranga kuri legacy uze kwandika muri comment ngo umuntu mwabyaranye ari byo guga arimo kuvuga cyangwa se ane icyo kuri iki, ahubwo mutandukanye uburaya. Mwebwe ibyo bintu nukuvuga abantu ni bave mu buraya bakora icyo leta y'u Rwanda idusaba. Umuntu yitwa umugore ari uko yasezeranye imbere y'amategeko, no utarasezeranye imbere y'amategeko no mu nsengo ntibagusezeranye. Urindaya nyine akare ajya kuvuga amasezerano kanyececeke nigarukire kuri noza kuri abahive. Turi mu ijuru ryacu, ni ijuru, umugana n'umuhungu bariganye barakundana bibereye abagabo. Gugu yakundanye na Anne biga muri university for example i Butare. Bageze mu wakane baragraduatinze, ahise bikomereza Gugu yabaga mwari mukunda no mugiye no kuna ngo nishimwe cyangwa se pion ikaraje abajyanye muri filime yanjye nayo nyisa wa Heaven nk'uko yitwa Heaven. Musanzwe mukundana umuntu abantu muri ghetto n'undi muri scene mbaza yuko mukundana n'ubundi uko tukota kundana Anete mu nkinire scene yuko mwabyitwaramo muri iyo filime yanjye kandi musanzwe mukundana muri abakinnyi mwese nta umwe utarukiye muri mwe akantu k'amasegonda 30 cyangwa se umunota umwe nushaka umutera imitoma riranga. Ntekereza ko ni scene iraba ni nziza ku muntu ushaka kuyireba cyangwa se niba tugiye kwakitana nk'umugore n'umugabo dusanzwe dukorana bya bintu byose. Ubundi hanze muri Hollywood mbere ko umuntu n'undi bakina bakaba bafata amezi 3 bari kumwe mu nzu imwe. Ubwo rero ugiye kwakitana nk'umu girlfriend tubana mu nzu, nakitanya nk'umu boyfriend, tumaze cyagiye cyose tubana dufitanye n'umwana wenda. Ni gitangira cyane utangira. Umugabo ni utangira. Umugabo si utangira. Ana ko ubu ntari umugabo. Ni boyfriend. Ugiye kwakitinga usaba ko twazajya kwereka mu rugo nubwo dukenya, ariko imiryango ikamenya ko twita ka bebe kazavuka, bakamenya ko ari aka boyfriend wawe, byabona ngombwa mugateguruke mu buryo bwihuse. None se bebe urabizi ko mwita inda yawe sibyo? Nta kuntu twazajya mu rugo tukayereka ababyeyi ko ntabwo utwitiye. Hani urabizi ndagukunda, ariko sitekereza nibwo tugisoza kwiga
se twahita tugenda mu rugo nta n'umwe urabona akazi. Izi 40 baduhaga ku kwezi twarazikombi wenda bivamo imbuto y'umugisha hagiye kubonekamo akana, reka turi kukarera ubukwe buzavuga nyuma. Ni byiza wenda twazamenyesha mu rugo ko twite. Mama wawe numva azabyakira ate? kubera ko mukunda nanda bizazabyakira ariko nubwo dukennye twabibabwira. Ndankunda. Okay, ubikoze neza kabisa. Ane. Kufite abasore. Oya, nacyo. Utayicyeza. Cyangwa ugaraga professor go akabwiza. Ya wara profisi. Professor muri twese turaprofitanye kuko dusanzwe tubana mu buzima busanzwe niyo sene twari turiho. Kandi umuntu mubana mu buzima busanzwe nta limite. Cyakoze muzi gukina cyane kabisa. Murakoze. Zimano zayo zizagere no kuri. Uko mubivuga kabisa zagere hose dore ko ibintu murabishoboye. So tumeze nk'abagana rero ku musozi ikiganiro cyiza twajyanye ahangaha nka Legacy TV ndetse n'ikiro cy'urukundo boss wacu Gugu umwana w'imfubyi mu batindi na Aneta ahangaha. Ni iki mwabwira sasa abantu bose bumva ko sinema idashobora kuva mu ntara ngikure ibe yagera muri Kigali n'u Rwanda hose bayimenye? Bacyumva ko kugira ngo sinema itere imbere uko yakenerwa muri Kigali? Baribeshya cyane ko mfite experience mu bakinyi 30 twari dufite mu gihe cy'umwaka 10 muri bo bari muri sinema hano i Kigali, kandi mu mafilime afite budget. Ngiye nkora filime nta budget mfite, ari ukwishakamo ubushobozi, kandi filime ni ikintu kigoranye cyane kugitegura. Mbikora kubera urukundo mfitiye sinema, mbikora kubera nta support nimwe ndabona. Umunsi nagize support abantu bumve ko nzakora ibintu birenze ibyo babona. Uyu munsi hano rero niba dukina hari mu ntara bakinyi 10 bakabasha kuba bakabona promotion. Uyu munsi hano yari kwifuza guhora na Yago, ntago ari Yago gusa, ahubwo arashaka kugira ngo arusheho gukura mu buryo bw'impano ye ibashe kugera kure. Navuge ngo barabakinyi mu ntara niba bafite umuhamagaro n'ubushake bwo gukora cyane bazasumba ahubwo sinema hano i Kigali, kandi muzabibona mu minsi iri imbere kuko nta gusubira inyuma twagurutse nta kureba inyuma. Gusa ani muzankorera akantu kamwe, ushaka kuzahura na Rubina hano kuri channel yayo. Rubina Sydney Kilenga ari kukureba. Hari akantu ushaka kuzamubwira. Ushaka kuzamubwira Rubina Gugu yifuza guhura nawe, muzabona ari kuri vuba. Wavuze ko ndabizi afite byinshi cyane amaze kugeraho, afite byinshi cyane andushya, ariko mfite ibintu 3 namukundiye. Amukundiye icyambere oya nabibwira Rubina ntago nabibwira wowe. Uzamura bwira nugaruka kuri movie yakabiri nta kibazo. Kereka niba nawe mukunda nkamugutuma ariko ntiwabivuga. Ndikundira Aneta nafi. Yanjye nkunda Rubina afite ibintu 3 yanyubatseho. Nta kuntu wabivugira ngano ntacyo bitwaye. Nzabimubwira. Okay, nta kibazo. So turi kumwe. Reka tugere kwa soza no dusoza. Buri wese arabwira undi arahundi challenge imwe gusa. Ikibazo kimwe. Aneta challenge ngagugu ikibazo kimwe. Warakasa kamanzi. Okay, Google challenge Aneta. Abandi kugitekereza. Ane. Meze neza. Meze neza. Rwanda rufite uturere tungahe? 3. Wewe uturere? Tunes. Dutanu. Uturere? Izo ni intara. Uturere mani nka 32. Ndabizi ntago ari umunyarwanda n'umukongomani. Tumubwira nahita gucaringa. Ngo tumbwire. Nta gisubizo ngo ugende kuri Google. Mpara najya. Gisubizo uturere 30. Umuntu utazi uturere tw'u Rwanda namusubiza iki koko? Ariko mwana y'Masisi mwana nza. Mwana y'Masisi. So nayo challenge nga Google nta kibazo. Nanjye mbwira imirenge. 416. Okay, Google yasaba. So akose yabuzwa n'ikari. Oya. Umurenge. Barengana. Okay, ndabyumvise so. Yamano abantu kukiye Legacy murabona ko twagize ikiganiro kizanga kuri Legend Hotel. Iyi ni Legacy TV, cyuma ko subscribe. Ikiganiro kigushimisha ndetse cyagushimisha cyagisekeje, cyari kiryoshye, challenge zose ukore subscribe. Ukubita agashiya, utere na comment uvuga uti kabisa. Kuri cya kintu nababwiye, cyumwe n'umugore
cyangwa se niba girlfriend cyangwa se boyfriend. So Google wakoze cyane mani gumugisha. Mwakoze cyane, nibutse abantu kudusura kuri Instagram ya Iris Rwanda official, Iris Rwanda TV, bakore subscribe, like, share na comment kugira ngo amafilime yacu akomeze bagerereho ku gihe, kandi hari icyo wadusupportinga muri filime nyarwanda, ni wagurira umukinnyi umwe amazi kuri set, ni wamurihira transport, please dukeneye aba partners, mutwegere tuzamura urwego. Ane soza ikiganiro ngende. Ndabashimira cyane kuba naje hano. Cyo nabasaba mwakora subscribe, share, like kandi mukana dufasha kutuzamura.